uru rugamba rwo guhatanira igipupu ndetse n'ibindi bice biri aho ngaho muri secteur ya Itomboye, hari za Kiseke n'icyo abantu bazi hariya barahazi uko hateye. Navuga ko rwakaze cyane kuwa gatanu. Ubu ngubu turi ku itariki zingahe turi gukora ikiganiro? Turi ku itariki 27 mu gihe turi gukora ikiganiro uyu munsi ni kuwa mbere. Rwatangiye kuwa gatanu, ruragenda weekend yose, buri ruhande ruvuga ko ibivugwa ari ibinyoma ku ruhande rundi ruri rubahanganye. Ubwo ndavuga FARDC ivuga ngo rwose Itombwe, igipupu by'umwihariko ndetse na Kiseke biracyari mu maboko yacu, ariko kandi hakagaragara amafoto. Mu by'ukuri nabonye MRDP twirwaneho AFSM 23 banazi gahunda yuko niba nta foto nta cyabaye. Ikaze ndabasuhuje kandi mbifuriza kumererwa neza abakunzi ba One Vision Rwanda TV. Turagarutse kugira ngo tuganire, nicyo twiyemeje. Turabasaba kudushyigikira, mukanda subscribe, mukanda likes ndetse munaduha ibitekerezo aho muri comments. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana, ndi kumwe na Semugeshi Bayingana. Umeze neza? Baramutse, uraho neza Jean de Dieu? Ariko rero wambaye neza by the way. Merci neza. Rero muri Republika ya Demokarasi ya Kongo murabizi ko rero dukunze kwibanda muri ibi biganiro tubategurira kandi tukanabagezaho. Imirwanire irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya AFSM 23 ndetse na MRDP twirwaneho bafatanyije bahatana na coalition ya FARDC. FARDC ifatanyije na Wazalendo, ifatanyije ndetse na FDLR n'aba mercenaires cyangwa se abacanshuro mva mahanga, kongeraho igisirikare cy'u Burundi. Igeze muri territoire ya Mwenga, imwe mu zigize Kivu y'Amajyepfo, muri secteur ya Itomboye cyangwa se mu gace ka Itomboye, muri hafi aho ngaho ahantu hazwi nko mu gipupu. Abantu turanabashyiriraho mu kanya video igaragaza ubugome bwakozwe na coalition ihatanye na MRDP twirwaneho, ariyo coalition ya FARDC hariya ku bitaro byo muri gipupu, aho berekana rwose imiti yaratwitswe, bitaro bibashambarde kugira ngo badakoresha iyo miti. Ntekereza ko Jean de Dieu iki ni kimwe mu bituma n'ahantu M23 ifashe ideology yaho bihutira kugira ngo yumvikane. Yego. Tekereza umuntu utsinzwe urugamba kumva ko bidahagije agasiga yoretse ubuzima bw'abaturage. Imiti ni intwaro se, ni ukwica umuntu ahagaze. Dore impamvu ari ukwica umuntu ahagaze. Ibi bice cyane cyane hano muri Kongo, sino mu burasirazuba bwa Kongo gusa, mu bindi bice ibikorwa remezo bireba abasivili urabizi ko niyanga. Yes. Noneho nk'ibitaro byo usanga abantu bakubwira ko yagenda na kilometero 100 atarahura na sinzi maza poste de santé zaba zihari sinzi. Yego. Cyangwa se no kugira nko mu bice by'ibyaro kilometero 100 bari nkeya kugira ngo uzabone pharmacie, kugira ngo uzabone ibyo twakita nka poste cya centre de santé aba ari kibazo. Vuga ngo nahaniri ibikwiye kurindwa no kwitabwaho byihariye. Ariko tsinzwe urugamba nose umuturage bigize muri ruhare gukubitirwa gipupu, umuturage utuye aho ngo yabigize muri ruhare. Iyo zone Itombwe yose muri rusange kuba bayikwirukanyemo umuturage bifite muri ruhare. Ariko nka ibyo bidahagije, urasiga ufasha ibitaro ubitwike imiti usanze, urumva utanaberekeje no kwica abantu. Ziramutse ari imbunda, kiramutse ari amabombe, biramutse ari ibikoresho bya gisirikare ibyo aribyo byose, ukabona kubyikorera ntibishoboka, ngo umwanzi atabirekipera, ushatse wabitwika, ushatse wabisenya, kuko ni ibya gisirikare. Ariko se imiti binini paracetamol simbizi, niba ari ibindi binini ibyo aribyo byose ntazi, niba ari inshinge izi ngizi syringe zo kwa muganga, niba ari za serum simbizi, ibi bintu byo kwa muganga nyine byagenda gutwara iki ku rugamba mu by'ukuri? Ari strategy ya M23 kuko nabyo nigeze kubitekerezaho. Maybe shaka kuba strategy ya Rono, sinje kubibashinza yo kwerekana imbaraga nkeya n'ingufu nke n'imitekerereze yo hasi ya byakorwa. Buri wese rwose icyabona cyamubera, cyane ko tutari yo nyine yakitabaza. Ariko biramutse bitari strategy ya MRDP, bikaba byakozwe n'uruhande rwa coalition ya Kinshasa, ubundi ibi ngibi biba binagize ibyaha. Yes. Ibi ni ibyaha by'intambara, gufata ibitaro ukabishyira hasi ukabirimbura, no kuntu tuzi bigoye. Uzareba kenshi abantu babaye muri Kongo kubera kugira iyo myumvire niyo bageze inaha. Uzareba yarwaye kugira ngo ajye kwa muganga ni intambara. Yego. Abantu rwose babizi
muri Kigali cyase n'abadukurikiye bari muri Europe niba ari umuntu uzi wakuriye muri Kongo kugira ngo ajye kwa muganga twita kwa muganga si ibintu bimwihutira aba yumva nyine ndakura y'ikisi ubundi aba yaramenyere no kuvuguta uwo muravumba bicuncu za kimbazi aba yaramenyere iyo miti gusa nayikora irakora myinshi muri iyo mvuze tuba twaragiye tuyinywa ndibuka rwose ko kera hari ukuntu umuntu ahigiraga nabi mubyeyi akasoroma icyitwa byashariraga ibyica amahirwe abizi barabizi muravumba warakoraga muhogo rwose igicuncu none ngo bya bintu ngo sinzi umwana arwaye mu nda umubyeyi ari kuvugutiraga umubirizi aricyo bita umubirizi sindi mubyeyi ari kuvugutiraga rwose bigakora uretse ko nyine tuhatirwa bitewe nuko ibintu byarahindutse bizera ko ari ibiti bishobora kumerera nabi kwangiza tuhatirwa nyine kugera kwa muganga ba specialiste cyangwa se abifitiye ubushobozi bakaturebera icyo navugaga hano rero biramutse atari strategy ibi byabigize intambara iki ni icyaha amen ibi icyaha cy'intambara kwangiza kuko ibintu kwica umuntu ahagaze kuko akenshi n'ubundi cases zikurikira ibi ngira ngo niba nabonye neza ari amashusho niba nge ndumva nanabonyemo inzu y'umuntu bisa nkaho rwose yangijwe ubwo abasivile baba bahaguye bo ntituzi umubare wabo abakomeretse tuzi umubare cyo kibirero cy'izi ntambara zo mu nzu igerirawo rwose bitambo bihagendera ariko nakundi nyine babiri batatu ubuzima bwasiga ariko nibura next generation bakaba n'abatari itegeko nago buri gihe amahoro agombera amaraso kameneka hari ubwo amahoro rwose akorwa diplomatically kandi ibintu bikajya mu nzira ari nacyo M23 yabanje kugerageza mbere yuko yegura ibikoresho cyo gihe iyo bibakundira byari bukundi rwose bakabaho bisanzuye bidasabye kumeneka kwa maraso ariko ubu ngubu nyine kubera ko iyo nzira diplomasi yanze byabaye ngombwa kubitwaza ibiturika bari kugenda baribera ibice bakoresheje ibiturika ibyo bitambo byo ntibyabura ariko nibura ukaba urishuwa ko next generation abo bantu bazabaho batuje kandi bishimye uru rugamba rwo guhatanira igipupu ndetse n'ibindi bice biri aho ngaho muri secteur ya Itomboe hari za Kiseke n'icyo abantu bazi hariya barahazi uko hateye navuga ko rwakaze cyane kuwa gatanu ubu ngubu turi ku itariki zingahe turi gukora ikiganiro turi ku itariki 27 mu gihe turi gukora ikiganiro uyu munsi ni kuwa mbere rwatangiye kuwa gatanu ruragenda weekend yose buri ruhande ruvuga ko ibivugwa ari ibinyoma ku ruhande rundi ruri rubahanganye ubwo ndavuga FARDC ivuga ngo rwose Itombwe igipupu by'umwihariko ndetse na Kiseke biracyari mu maboko yacu ariko kandi hakagaragara amafoto mu by'ukuri nabonye MRDP twirwaneho AFSM 23 banazi gahunda yuko niba nta foto nta cyabaye babanza bakizi niba nta video nta cyabaye barabanza bagafata gafoto video bakavuga bati turahari turi boda turi ngaba mupaka turahari ukabona rero iyo urebye ibimenyetso by'amafoto ibimenyetso by'amashusho MRDP twirwaneho ukabona ubwo na M23 birumvikana ukabona barabifite umuvugizi wabo cyane cyane n'ukunze kugaragara nk'isura y'imbere ndetse na Fande Kamasa Ndakize bakunde kwita welcome ngira ngo hari naryo nirye hanyuma kuva kuwa gatanu kuwa gatandatu urugamba rwari rukaze ariko cyane cyane ku cyumweru mu ijoro ryo ku cyumweru kugana kuri uyu munsi kwa mbere nibwo urugamba rwari rukomeye cyane kurikije amakuru tubona hariya ari nabyo byaje gutuma ibi bice byose byigarirwa na MRDP twirwana ibyo tuvuga bya Kiseke bya Gipupu iyo zone Itombo yose ahiva ikagera amakuru akavuga ko ngo abasirikare ariko bananze bari kwanga kujya ku rugamba hariya bari gutarwa muri yombi nahoze mbona cara rwose bavuga ko abanze kujya ku rugamba muri Karemi cyangwa se kujya kuri defense kuko muri Karemi ntabwo haragira urugamba mu by'ukuri gusa bari kujya gufunga amarembo gusa biri gufunga amarembo kubera ko niho ubona ko tubabwira ngo ni ikibazo cy'igihe Karemi iraza kujya mu ntambara nayo kandi koko n'ubundi muzayibona pe tuba dukurikirana kandi abantu badukurikira barabibona tubabwira ibintu kandi bikaba byo abakenshi bakubitiza izakabwana barakubitwa rwose kubitwa nabi cyane byaraba ngombwa bikaba treason batawe muri yombi rwose treason kandi urabizi igihano n'urupfu ngira ngo cyaragarutse 2024 nibwo bagaruye icyo gihano cy'urupfu kubashinze ubugambanyi ariko nyine gukorerwa igihugu treason
hanyuma aba nabo banga kujya kurinda, mu yandi magambo muri gufasha umwanzi mu buryo twavuga buziguye, ahubwo cyane ubutaziguye, mu buryo buri direct ni kuvuga direct ni ubutaziguye, ni ubutaziguye, mu buryo buri indirect ni ubuziguye, vuba mu buryo buri indirect, kuko buramutse ari uburyo buri direct mwakifatana nabo mu gisirikare muri kumwe, ariko niba mwanze kujya kurinda muri kuborohereza, nibaza nyine bagasanga ni 200 wenda mwari kuba muri 1000, urumva ko bizaborohera kurushaho, ariko bakakubwira yuko urwanira ukuri burya ngo umuntu urwanira ukuri nyine hari n'igihe akenshi byoroha biramworohera. Iyo terme psychologically ndayemera, ariko inaction buriya babigoye, nibyo psychologically biragufasha bikanaguhatira kugira icyo ukora, kumva nyine ko uhaguruka ukagenda, ariko iyo turi kuvuga reality bibera ku rugamba, isasu ni isasu, ntabwo isasu riza ngo rirobanure ngo uyu muntu afite impamvu cyangwa se ntayifite. Isasu ntabwo ritinya umuntu ufite impamvu n'utayifite, icyo rikora gusa nirigera ku mubiri utambaye iyi shield antibar rirapfumuranya riguhinguranye uhasiga ubuzima, gusa icyo kintu nyine no kumva ko ufite icyo urwanira, no kumva ko niyo wahasiga ubuzima wenda ejo haza undi meze nkawe, nicyo wenda iyo spirit niba guherekeza, ariko react bibera kuri terre nabonye biteye ubwoba babikaze. Hanyuma rero ubwo ngira ngo abantu twanabashyiriramo gatoya berekana ibyo nkubwira ko ari ubugome, ibyo twahoze duheraho tunavuga ko ari icyaha cy'intambara umuntu aramutse anabitwaye muri ubwo buryo. International Humanitarian Law ikivuga rwose n'ibi bintu ishobora kubikomozaho, umva ibi byakabaye, umva consequences ugira ngo se consequences ni cyangwa consequences igihari nuko abaturage bo muri karagace bakabaye iyi miti mu gihe abahageze babumva batabagomwa ibintu byo kubavura bakabaye bayirekipera bakayibakoresha. Urwaye malaria agasanga hariya ibinini birahari, urwaye umutwe agasanga birahari, none ubu babitwitse, kandi mu gihe cy'intambara kongera kubona ibindi bikoresho byo kwa muganga kugira ngo biragoye. AFC ramutse yafashe wenda mpamya ko byaborohera, kuko niba hari ibintu bari kwitaho nibyo bikorwa remezo biza byunganira cyangwa se bifasha abaturage mu bice bari kugenzura, ikaba strategie politique nziza yo gushaka abafana gituko ku buryo umusivile umuturage n'umufana, kaba na strategie politique nziza yo gushaka abafana. Ariko biramutse atari uko bimeze byagorana. Kubera iki? Kubera ko hariya ubwabye kugira niyo miti iboneke ni intambara, no kugira ibyo bikorwa remezo bihubakwe ni intambara, none urayifasha bisenye, usibye n'ibitaro, uzi ko n'ibiraro iyo bishitse mu gihe cy'intambara ushobora kubyifashisha kuko ushaka guca wenda supply route, aho abantu banyuza ibikoresho bya gisirikare n'iki bakuru, ariko nabwo hari aho bisaba kwitondera, ahantu ubona rwose akenerwa n'abantu cyane, urasabwa kwitondera ugashaka izindi strategy ukoresha, uko iyo bitabaye ibyo nibyo ufunze icyo gisirikare kunahagaritse ubuzima bw'abaturage. None ku bitaro byo tuzi n'icyo ibitaro bivuze ku buzima bw'abantu, na kesi ya Kongo ibikorwa remezo bidahagije kigomba kuba icyaha cy'intambara. Reka abantu babanze barebe babyiyumvire, batagira ngo wenda ibyo tuba tuvuga biri aho ngaho, ariko harimo baramubona mu kanya Colonel Rugabo akaba ari umuvugizi wa MRDP twirwaneho, hakaba ariko n'umuntu ufise bavuga ngo ni docteur, ubwo nuvuga ngo ni umwe mu bantu wenda bakoragaho wenda se cyangwa se wenda w'umuganga uzi ibyaho ngaho. Abantu reka babyirebere ni munota umwe ibiri, hanyuma dukomeze tuganire. Ibi ngibi byo tuvuga nibyo tuvuga buri munsi. Duri amaze kubona kuko amaze kuko imbaraga yatangiye yangiriza imiti, arasesagura, arasenya mbere ngo urabona ukuntu zose bino bimeze. Turi kumwe na doctor wacu ushobora kutubwira ibyo tubwira. Doctor tambuka hano kugira ngo bumve neza. Doctor wari uri hano umunsi binjira hano mu gihugu, wari uri mu ngabo za Zihari, uyu ni umuganga wacu, urashobora kwivuga. Dr. twongeye kuguha mpore kandi tunaguha ikaze. Asante sana, murakoze cyane nkuko bavuze nije Dr. winjira hano muri forces z'ijana muri Gipupu, kuko fandi yari amaze kubivuga, kuko bigaragara hano byageze hano no hari ikibindiro gikuru cyangwa se ubuturo bukuru bwa Duri. Bigaragara ko mwari mubizi ko tumaze igihe kirekire tudafite, baratwimye ubutabazi bw'ubuvuzi, baratwimye ndetse n'ibishobora gutabara abantu bacu kugira ngo babashe kubaho, ariko bakamizana no mu gihugu. Bamaze kubona ko barushijwe imbaraga nibwo bafashe imiti
ibikoresho byose bishobora gutabara ubwoko bwacu barabitwika, ibindi murabibona hano kugira ngo batabisiga, kugira ngo batabisiga. Ariko kubera Imana yacu tubashe kugera hano, nubwo tutabisanzeho byose ariko hari ibihari. Reka dukomeze tureba ukuntu hirya no hino byose barasobanurira aho ngaho barasakaje. Ibi byose byakoze mayimayi kuko Dr. arimo abitubwira kugira ngo tubangize, batekereza ko tuje imiti hari icyo dufasha kandi bifasha abaturage baba basigaye. Ibi rero nibwo bugome dukomeza tugira. Ubugome bugomba guhagarara kugira ngo abantu babane yuko uyu muti uwawukoze nta muntu yawukoreye abantu bose kandi igice kimwe. Rero kumva ko agiye kugenda agasesagura kamena buri bintu byose mwamubona amavure ibinini biri hasi zose bataye, ibi byose ni ibintu byo kwangiza. Rero hano turi ni mu Gitutu muri centre de santé yaho, nubwo by'ukuri ibyahabereye bikorwa na mayimayi, bazalendo, FARDC n'abasirikare b'u Burundi rwose byaba biteye isoni. Ibi bitabo kuri secteur murakoze cyane. Shaka kwerekana hano yakubiza abaturage kuri none, ariko rero kubera intambara ibi ngibi nibyo bahisemo. Duhora tubahamagarira kugira ngo tugire amahoro. Aha, ni ibyo ngibyo rero nguko ibyo twavugaga uko bimeze, barabyibonera bona ko ibitaro rwose ariko binane mu condition zitari nziza, ariko at least nyine ne etablissement yafashaga abantu nubwo itari muri condition nziza, ariko ko abantu byasenyaguritse, imiti hasi gize gute, nibazo bikomeye cyane. By the way, ubwo tuvuga ku bijyanye n'igisirikare FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze geste banayereka isi yose, ntabwo ari kenshi bakunze kutwereka bapasingishije. Nabonye bashyize amafoto, ubwo ngira ngo baranayabona abagabo bo muri unité spéciale, aho FARDC yanditse igira iti la première promotion de l'unité spéciale des FARDC a achevé avec succès sa formation intensive. Ces nouveaux éléments sont désormais prêts à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Banataginga Kabombo mwandi ya vita cyangwa se ministere ya defense, ayobora ministere ya defense. Uvuga ngo icyiciro cya mbere binavuze ko ubwo hari ibindi byiciro. Icyiciro cya mbere cyangwa promotion ya mbere y'umutwe udasanzwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarangije amahugurwa akomeye cyangwa se amahugurwa akomeye neza. Aba basirikare bashyashya kuri ubu ngubu biteguye kurinda ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nahoze mbona ikintu cyansekeje, Yannick Chisola ngira ngo uramubona, uyu nguyu wahoze ari directeur de cabinet muri ntuze muri coordination ya AFSM 23. Yarari Jean Ndanga yari hariya muri Rucuru, ni Isake ni hafi na muri Rucuru, ni muri Agongo. Ni muri Rucuru hariya Isake. Hanyuma nahoze mbona hisa batrolinga ejo, nahoze mbibona avuga ngo ni imfungwa zacu z'intambara z'ejo bundi hazaza. Avuga ati abangaba n'ubundi ni nko yakavuze ati abangaba n'ubundi baziruka, abandi tuzabafata yagute. Ariko rero ni cyerekana ko FARDC nayo yiteguye intambara. Uvuga ngo hari intambara buri ruhande ruri mu myiteguro, nta bindi. Nubwo turi kuvuga ibyerekeye rimwe na rimwe wenda ibiganiro, ariko tubona wenda kibitera agression militaire ariyo iri gufata umwanya munini. Kigaragara cyo buri mande ziri kwitegura kandi bikomeye. FARDC bikomojeho abantu banasura X account yabo, si kenshi rwose announcing ibi, si kenshi. Noneho special force kurikije wenda imyambaro wanabibona, nubwo abantu banyuzamo bakavuga bati naga kubukongomani kiburira ariko nyine ni special ko bivuga yabije gwa kazi indi inite nk'iyo y'abakomando. Kubura abakomando ntekereza ko batandukanye nabo n'abasirikare twita basanzwe, kuko abangaba baherutse gupasinga 9300 n'imisago na 18 banibuka ba M23 bavuze ko abakomando nabo nyine bari mu mutwe twakita udasanzwe. Ati rero nimuze turebe ninde wigisha neza,
n'ubundi tuzaho urugamba ruri kubera, reka duhuriye muri kariya karere k'intambara, Yego. ubundi twisobanure kuko ndabona inyandiko gukoza baba muri bino byaranze, reka noneho dukoze intoki muri trigger tujye gukora Mbarutso. Uze duhanganire dukure mu mbarutso duhangane, reka turebe niba hari icyo baje gukora, ariko si ubu bazima kurusha abahibu wese, bafite imyitozo kurusha aba garde présidentielle. Reka turebe ibyabo, ariko nyine ubwo ni ikigaragara, ni ibimenyetso bigaragaza nyine uko gutegura intambara ku mpande zombi, nta nubwo uruhande rumwe gusa. Ku bijyanye n'amazina ho baba banateye ubwoba, bita amazina rwose ateye ubwoba, bita amazina akomeye, barita Ibu, barita Ibu, barita n'ibindi byinshi, ariko ibyo byose reka tubitege amaso. Gusa ikigaragara, imyiteguro ihari, situation uko imeze kuri ubu ngubu, rwose biragaragaza ko buri ruhande rwiteguye intambara, biteguye gukomeza kurwana, kandi wenda by'igihe kirekire, kubera yuko ubonye M23 buryo iri kubifatamo, iri kubikoramo, urebye FARDC imyiteguro ifite, rwose ni ibintu ubona bagira ngo bifite umwanya mugari. Ariko rero God forbid, kubera yuko twe ntabwo dufana intambara bayinga, rwose n'umuntu wese ufana intambara buriya yamenye yuko uri gufana kaga. Intambara ni mbi, intambara irasenya ntiyubaka. Iyaba ibintu byose ibibazo abantu bagirana, ibibazo ibihugu bigirana, ibibazo impande zijyana bikemuka mu mahoro, ariko rero hari igihe bijyanga hakabaho ko abantu bakoresha urusasu. Dusoreje harika tubashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, dukomeze kubana n'ubundi mu bindi.